twese twitekerezeho. Ese mbere yo gusaba tubanza kureba nimba ibyo dusabwa twabikoze? Imana itugirire neza. Buri muntu wese yisuzume, yisubiremo, arebe nimba adasaba gusa kandi ibyo asabwa atabikora. Mbese ndera imbuto, mbese ndakundana, mbese ngenda gute muri uru rugendo? Mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo duhora twifuza ko Imana yagira ibyo dukorera. Duhora twifuza ko Imana yadusubiriza ibyifuzo, ikatugirira neza, igahindura amateka, bya bintu nyine bitandukanye. Nawe uzi buri gihe cyangwa se buri munsi n'ubu ngubu ufite liste yabyo ushaka ko Imana yagukorera muri uyu mwaka. Ariko nubwo bimeze bityo, dufite liste y'ibintu byinshi dusaba Imana, natwe hari icyo Imana dusaba kugira ngo ibyo bintu bikore. Uri ibyo usabwa, Imana nayo igukorera ibyo usaba. Haleluya. Amen. Turashimira Imana ko twongeye kugira amahirwe yo kugaruka imbere yanyu tubabwira ijambo ry'Imana riba riri kudufasha. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana iduhana umugisha. Tugiye gutangira aya materaniro yacu dusenga Imana kugira ngo izibane natwe muri byose, ntaba ari twe ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni karibu Sheri yatangira dusengera. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze mu minsi itambutse, tugushimiye ko uduha aka kanya ngo twongere gusangira ijambo ryawe, rikudufashe icyo wagambiriye gikorwe, kandi utwigishe nk'aho icyo wagambiriye kutwigisha. Duheje ikibi cyose mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana akomeze kugenda aduhugura, bane natwe muri iyi gahunda yose kugira tuyisubitse mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Nk'uko bisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana riba riri kudufasha nk'umuryango wacu. Karibu Sheri akatugezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nk'umuryango wacu. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana nanone ko twongeye kubona umwanya mwiza wo gusangira ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye kongera kubona amahirwe yo kuvuga ijambo ry'Imana. N'ubundi twavuze ko tuzaba tuvuga ibintu byinshi, rero tuba dushaka kubasangiza ijambo ry'Imana riri ku mitima yacu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, dusome igice cya 15. Turasoma duhere ku murongo wa 14, turasoma imirongo mikeya, ubundi tuganire umwanya mutoya. Aravuga ngo, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose
mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Hanyuma ngira ngo dutinde cyangwa duce akarongo cyane kuri uyu murongo wa 14 uvuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Hanyuma nanone dusome, nanone dutinde kuri iyi B yo kuri 16 ndatekereza, avuga ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. Haleluya. Amen. Umutwe w'ijambo twashatse kubaganiriza uravuga ngo kora ibyo usabwa, Imana nayo igukorera ibyo usaba. Mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo duhora twifuza ko Imana yagira ibyo dukorera. Duhora twifuza ko Imana yadusubiriza ibyifuzo, ikatugirira neza, igahindura amateka, bya bintu nyine bitandukanye. Nawe uzi buri gihe cyangwa se buri munsi n'ubu ngubu ufite liste yabyo ushaka Imana yagukorera muri uyu mwaka. Ariko nubwo bimeze bityo, dufite liste y'ibintu byinshi dusaba Imana, natwe hari icyo Imana dusaba kugira ngo ibyo bintu bikore. Ntabwo ari Imana dusaba gusa, ahubwo natwe hari ibyo idusaba tugomba kubanza gukora. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitweretse rero ntagiye kure, Yesu rero ari kuvuga ku bijyanye n'igiti n'amashami cyangwa se n'umuzabibu n'amashami yawo mu gice cya 15. Igisomye cyose igice cya 15 muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, umutwe waho uravuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Avuga uburyo nyine tutabaho tutamufite, cyangwa se nk'uko ishami ritakwera imbuto ritari ku muzabibu cyangwa ritari ku giti, ari nako natwe tutabasha kwera imbuto tutamufite. Kwera imbuto rero Imana dusaba ni iki? Kwera imbuto Imana dusaba ni ukubana n'abantu neza, kubana n'abandi amahoro, tugakundana, tukagaragaza urukundo rw'Imana mu byo dukora byose. Muri iyi minsi Satani urukundo yararujyanye, ubona gukundana byaragabanutse cyane mu bantu, noneho no mu bantu b'Imana byagezemo, cyangwa se mu bantu bizeye Imana. Ariko birakwiye ko twongera kugaruka ku isoko. Rero nagiye muri byinshi, Yesu yavuze ngo tube inshuti ze, ariko nidukora ibyo dutegeka. Murongo wa 14 ko yavuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ibyo dutegeka ni ibihe rero? Yavuze ngo yisomye ku murongo wa 7 mu iki gice, aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva ko mbere yuko dusaba icyo dushaka cyose tukagihabwa, Yesu hari ikintu adusaba iki? Aradusaba kuguma muri we nyine nk'umuzabibu w'ukuri, n'amagambo ye cyangwa se ijambo ry'Imana rikaguma muri twebwe. Hari rero twirengagiza ko nubwo hari ibyo tuba dusaba Imana, byifuzo bitandukanye by'ubuzima, twirengagiza ko natwe hari icyo Imana itwaka cyangwa idusaba kugira ngo idusubize. Ukaba wakwibaza ngo se kuki mpora nsenga Imana ntisubize, kuki nimeze gutya na gutya mbona ntasubizwa? Niyo mpamvu nta yindi, ni uko hari ibyo usabwa udasubiza. Kandi nyine yo uri muri Kristo, amagambo yakaguma muri wowe, bivuze ngo uzanasaba ibigendanye n'ubushake bw'Imana, uzasaba ibigendanye n'ijambo ry'Imana, ibigendanye n'iby'Imana ishaka. Iyo usabye rero biri mu bushake bw'Imana, ni automatique Imana irabiguha. Yesu rero yavuze ngana ku musozo, yavuze ngo ku murongo wa 15 ndatekereza uri kugana ku musozo, yavuze ngo kuri be yawe niyo navuze, yavuze ngo tugende twera imbuto nyinshi, tugende tubane n'abantu neza, tugende dukora ibyiza, tugende tubwirize ubutumwa bwiza, tugende dufashe abababaye, tugende tubwire abantu amagambo y'ihumure. Imana dushoboze ibyo, ngo nitubikora, ngo nitwera imbuto, izo mbuto sizibe z'igihe gitoya, ahubwo zigumeho. Ibyo nibibaho rero, tukaguma muri Kristo, amagambo yakaguma muri twebwe, bigatuma twera imbuto kandi zikagumaho, tukabaho ubuzima bugaragaza Imana, cyangwa se ubuzima bubana n'abantu neza, ari abo tubana n'abo hanze ya famiye zacu, tugashobora kubana n'abantu bose amahoro. Ngo
na data icyo tuzamusaba cyose azakiduha. Amen. Rero niba mwene data wajyaga wibaza ngo kuki se nsenga ariko Imana nkaba mbona itansubiza, urebe neza ushobora gusanga ibyo wowe usabwa uba utabikoze. Ibyo wowe usabwa ni ibiki rero? Ni ukuguma muri Kristo, amagambo ye akaguma muri wowe. Nuba muri Kristo, amagambo ye akaguma muri wowe, bizatuma usaba bijyanye n'ubushake bw'Imana. Kandi Kristo yavuze ngo nituramuka dukoze gutyo, dusabe icyo dushaka cyose, Imana izakiduha. Murakoze cyane rero. Yasoje atanga nk'umwanzuro ku murongo wa 17, Kristo aravuga ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Maze iminsi ndi gufashwa n'amagambo y'urukundo no gukundana. Dushoboye kuguma muri Kristo, amagambo yakaguma muri twebwe, tukera imbuto zikagumaho, twakundana rwose. Imana iduhane umugisha. Imana ibahe umugisha pe. Imana ibahe umugisha sheri, ngenda afashijwe pe, sinzi banza mfashwa muri sirasiye ariko ndashimira Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, twese twitekerezeho. Ese mbere yo gusaba tubanza kureba nimba ibyo dusabwa twabikoze? Imana itugirire neza. Buri muntu wese yisuzume, yisubiremo, arebe nimba adasaba gusa kandi ibyo asabwa atabikora. Mbese ntera imbuto, mbese ndakundana, mbese ngenda gute muri uru rugendo? Uru rugendo rw'Imana ni inzira ifunganye, twarabimenye, ni inzira ifunganye, kandi umugenzi niyo yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Mbese ibyo ukora byose uyoborwa n'Umwuka Wera. Reka tuyoborwe n'Umwuka Wera kandi dukore ibyo Imana ishaka, tugume ku giti kugira ngo tubashe kwera imbuto. Imana yo mu ijuru nabivugaho byinshi, ariko reka dusoreze hano, dusubikire hano, tuzakomeza. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Yego. Adusaba Imana dushoboze, kuko na Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Natwe tubabwire ibi ngibi, turadusaba Imana ngo idushoboze nyine ibyo dusomye, kuko turacyari mu rugendo natwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga nanone ngo ubu nuwumva ko ahagaze irinda atagwa. Mana turagushimiye, turagwimbaje, udushoboze kuguma ku muzabibu w'ukuri ari wo Kristo, tumugumeho, amagambo yagume muri twebwe, maze twere imbuto zigumeho, kuko aribwo tuzasaba icyo dushaka cyose tukagihabwa, kuko aribwo tuzabaho uko Imana ishaka. Turagushimiye Bana, natwe ushoboze buri wese udukurikiye, kandi umuhe umugisha kuko ihanganye akabanye natwe muri aka kanya gatoya. Neza ko natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.